Indirimbo ni nziza, indirimbo zirakundwa. Abenshi bifuza gufata impano yo kuririmba ariko bikanga. Indirimbo abakristo bemera yuko ishobora gufasha kugira ngo uzabone ubwami bw'ijuru cyangwa se ukazizereramo. Ariko no mu buzima busanzwe indirimbo ushobora kuzumva cyangwa ukaririmba bigatuma hari indwara nyinshi ushobora gukira. Niyo mpamvu uyu munsi twafashe umwanya turatekereza, turacukumbura, turasoma, tubwirwa ubuhamya bugiye butandukanye. Dukora amakorari 10 ya mbere mu Rwanda arimba indirimbo z'Imana cyangwa se za gospel. Niyo mpamvu ntega amatwi muri kano kanya, abatari bakora subscribe bakore share, dukomezanye. Aho mugiye kubana Jean Damascene. Ndabashimiye ko mukineza amatwi rero. Aha kanya tugiye kureba urutonde rw'amakorari 10 hano mu Rwanda rukundwa cyane bitewe n'indirimbo zabo. Amakorari akundwa cyane kurusha ayandi bitewe n'uko bafite indirimbo nziza zifite ubutumwa, kandi amakorari akundwa n'abakristo cyane cyangwa se n'abatari abakristo. Aha twarebye ku madini n'amatorero cyangwa se n'ahandi hagiye hatandukanye, ariko bifite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana cyangwa kwisha ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ku mwanya wa 10 twasanze korari abiyemeje Yesu. Iyi ni korari ikorera mu Adventiste umunsi wa 7. Iyi korari ifite ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube ifite abantu bayikurikiye barenga 50,000. Urumva ko ni korari nziza kandi kwibona abantu benshi. Hari indirimbo nyinshi twagiye tumenyera kuri iyi korari, harimo nka abigabo binini, abiyemeje Yesu, inshuti nziza. Ni indirimbo zagiye zimenyekanaho cyane kuri iyi korari. Tubaza gusanga ifite abarimbi barenga 50 bo bagize iyi korari cyangwa se barenga ubwo ni 50. Iyi korari yavutse mu mwaka wa 2010. Umva ko ivutse vuba kandi irazwi cyane. Niyo mpamvu rero yaje ku mwanya wa 10 mu makorari meza cyangwa se akunzwe cyane hano mu Rwanda iyo n'indirimbo za gospel. Ku mwanya wa 2 turasanga korari Shalom Choir muri ADPR. Ni korari muri ADPR kuko niho umurimo ikorera mu ADPR. Ku mbuga nkoranyambaga ikurikirwa n'abantu barenga 74,000 n'abantu 400. Mo ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube niyo iba ifite. Iyi ngiyi yamaye mu ndirimbo zitandukanye nka yampaye ibyuzuzwa cyangwa se aravuga bikaba cyangwa se ineza yawe. Iyi ndirimbo yagiye imenyekanwaho cyane kuri no korari rwose. Umva ko ni korari rero ifite abarenga 110 barenga rwose. Iyi korari yavutse mu 1985. Umva ko ni korari yavutse kera rwose. Iyi ikaba iririmbira muri ADPR Nyarugenge. Abenshi barazizi cyane. Iyi korari izi kuririmba mu buryo budasanzwe. Niyo mpamvu yaje ku mwanya wa 9 mu makorari akunzwe cyangwa se akurikirwa n'abantu benshi hano mu Rwanda. Ku mwanya wa 8 hakurikiyeho korari yitwa Korari de Kigali. Iyi ni korari ikunzwe cyane hano mu Rwanda. Ukimara kuvuga ngo ni korari ikorera muri Gatolika, kuko ni korari iririmba cyane, zikuririmba ahantu henshi mu bitaramo, iratumirwa, ifite amajwi adasanzwe. Korari de Kigali rero yikora muri Kiliziya Gatolika nk'uko nabivuze n'ubundi. Iyi korari ku mbuga nkoranyambaga ikurikirwa n'abantu 65 birenga. Umva ko ni korari ifite abantu benshi bayikurikira muri kano kanya. Iyi ngiyi hari indirimbo yagiye yamamaraho indirimbo yakunzwe cyane yitwa ngo yamaye ibyuzuye, aravuga bikaba, ineza yawe. Ni indirimbo zagiye rwose zimenyekana kuri iyi korari kuko niyo ikurikirwa rwose cyane hano mu Rwanda. Impamvu yaje ku mwanya wa 9. Ifite abaririmbyi barenga 100. Ivuga ngo barenga ni ukuzamuka rwose. Iyi korari yavuze mu 1966. Iyi rwose ni korari yavutse kera. Iyi ngiyi ikora muri Paruwasi Sainte Famille. Ni korari rwose izwi
cyane kandi aririmba indirimbo nziza cyane. Ku mwanya wa gatandatu turasanga korali. Ku mwanya wa karindwi turasanga korali Hoziyana. Iyi ni korali ikora muri ADPR nk'uko nabivuze n'ubundi. ADPR niho ikora uyu murimo, ifite abantu bayikurikiye barenga 149,000. Bumva ko ni abantu benshi cyane. Ahangaha hari indirimbo yagiye imenyekanywaho, indirimbo yitwa ibitangaza by'Imana, umwuka wera, mbere na mbere. Umva niko ni indirimbo nyinshi yagiye imenyekanywaho cyane hano mu Rwanda. Ahangaha ifite abaririmbyi barenga 120 barenga. Ni korali yavutse mu 1984, ikora muri ADPR Nyarugenge. Umva ko ni korali rwose nziza kandi irimba kandi ikunzwe cyane. Ku mwanya wa gatandatu turasanga korali Kristo Warigani. Iyi ni korali rwose nayo ikorera muri Kiliziya Gatolika, ifite abayikurikiye barenga 145,000. Umva ko ni korali rwose ikurikirwa cyane. Hari indirimbo bagiye bamenyekanywaho, indirimbo yitwa ngo Yezu we shuti y'abana, nazutse, imbyino nziza. Ni korali rwose ifite indirimbo nziza cyane. Iyi ngiyi ifite abaririmbyi barenga 100 barenga, umva no kuzamura. Umva ko ni korali rero ifite abantu benshi cyane. Iyi korali yavutse mu mwaka wa 2006, ikora muri paruwasi Regina Pacis i Remera. Niho rwose ikorera uyu murimo w'Imana mu kubwiriza ubutumwa. Indi korali ku mwanya wa gatanu, korali True Promise Minister. Iyi ni ministry. Iyi ni korali rwose nayo idafite aho ibogamiye, ihurirwamo n'abantu bagiye batandukanye. Yitwa n'ubundi ahantu ikorera cyangwa se idini ikoramo ni Interdenomination. Urumva ko korali ifite abantu bayikurikiye barenga 150,000 kuri YouTube. Hari indirimbo nyinshi yagiye imenyekanywaho, yitwa Mana Nyijanduye, Ndarorereye. Iyi ni korali rwose ifite abaririmbyi barenga 65 kuzamura, kandi ikaba yavutse mu mwaka wa 2009. Yikorera mu mujyi wa Kigali rwose. Indi korali yindi ni korali yitwa, ku mwanya wa 4 haza korali Gisubizo Ministries. Iyi nayo ni korali nayo idafite aho ibogamira cyangwa se idini, ikora mu idini yitwa Interdenomination. Ifite abantu bayikurikiye barenga 172,000 kuri YouTube. Hari indirimbo bayimenyeho nka Mwami Ndakwinginga, afite Ndangaza, ku musaraba. Ni korali rwose ifite indirimbo nziza kandi zakunzwe. Iyi ikaba ifite abaririmbyi 65 kuzamura. Yavutse mu mwaka wa 2009, ayikorera muri Kigali. Ku mwanya wa 4 turasanga korali, mwanya wa 3 turasanga Healing Worship Team. Nayo ni korali idafite aho ibogamiye, ikaba ifite abantu bayikurikiye barenga 260 ku rubuga rwa YouTube. Hari indirimbo twayimenyeho nka Amba Hafi, Cyatugize Abagabo, Inzira z'Imana. Ni korali rwose ifite indirimbo nziza. Iyi ngiyi ifite abantu bayikurikiye barenga 60 barenga. Yavutse mu mwaka wa 2009, ikorera muri Kigali Power of Prayer Church. Ni korali rwose nayo izwi cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga Alarms Minister. Uyu rwose ni korali nayo idafite aho ibogamiye, ku mbuga nkoranyambaga ku rubuga rwa YouTube ikurikirwa n'abantu 490,000. Hari indirimbo twayimenyeho, hariho Impamvu, Afite Gushimwa, Songa Mbere. Ni korali rwose ikurikirwa n'abantu benshi cyane. Ikaba ifite abaririmbyi 70 kuzamura. Yavutse mu 1999. N'ubundi ariko bikora n'ubundi mu mujyi wa Kigali. Urumva ko ni korali rero zigenda zikora umurimo w'Imana ahantu hagiye hatandukanye hano ku butaka bw'u Rwanda.
wakwibaza ngo ku mwanya wa mbere turasanga iyi korali. Iyi ni Ambassadors of Christ. Iyi ni korali izi kuririmba cyane cyane, yagiye inasohoka ijya hanze kuririmba mu bihugu byo hanze, yagiye ikora umurimo ugiye utandukanye. Iyi korali ibarirwa mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Rwose ku mbuga nkoranyambaga ifite abantu bayikurikira 1,660,000. Urumva ko ni korali ikurikirwa n'abantu benshi cyane. Harimo indirimbo zigiye zitandukanye nka Kwetu Paruzi, ziri kuza Kiriyo, iba iri hafi. Hari indirimbo nyinshi yagiye imenyekanwaho iyi korali ya Ambassadors Christ, kandi ikaba ifite abaririmbyi 80 kuzamura. Indirimbo yavuze mu 1995 rwose, korali yagiye imenyekana ahantu hagiye hatandukanye. Iyikoreye Kigali mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi i Remera, cyangwa se mu gace kitwa Mugozi. Urumva ko rero ni amakorali habayeho kugorana kuyahitamo, ko hari menshi yayikuye umwanya, ariko byaba ngombwa ko tujya duhitamo aya makorali. Urumva twarebye mu matorero no mu madini hose mu Rwanda, ariko bafite aho bahura no kuvuga ijambo ry'Imana biciye mu ndirimbo. Urumva rero ni ibintu byiza, ushobora kuba utari ubizi, ushobora kuba utunguwe no kumvamo amakorali agiye atandukanye utari witeze, ariko urumva ko ni byiza cyane kuko bidufasha kumva aho tugeze n'aho twari turi. Ubwo rero ndagushimiye wowe waburiye kino kiganiro ukaba ugishoje. Imana iguhe umugisha, kandi ikindi abashyashya twakiriye bakore subscribe, bakore share, bashyiremo comment, kandi abashyashya namwe twabanye mukomeze kubishyigikira mushyiremo like, mukora share. Ikindi abumva ko twazabakora ikindi kiganiro cyangwa se ku bindi bintu 10 waba ukunda, nawe wakwandika muri comment ukatubwira igitekerezo cyawe, kugira ngo tugendane kandi neza, kugira ngo umurimo turi gukora wo kubwiza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo bigende neza, kandi turirimbe ibintu tuzi neza kandi twumva tubishyizeho umutima, kugira ngo abo tubibwira aho tuba turi hose tube turirimba indirimbo rwose ziturimo kandi tubikunze. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Ciao.